Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza, yaze kwifuza kwanyu. Ni wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana. Ntabwo nabura kubibutsa ngo mukoreshe ya subscribe, like na comment kugira ngo ijambo ry'Imana rigere hose, ubutumwa bwiza bugere ku muntu wese aho aherereye. Imana ibahe umugisha. Yo gutangira nsenga, dukomeze turimbana indirimbo yo mu gitabo, dusome n'ijambo ry'Imana, dusoze dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, dushimiye ko tugeze uyu mugoroba tugimiye ku mwuka w'abazima, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Mana, nta gikuba cyacitse, turagushimye. Mana rero tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, ariko mbere ya byose banza tweze tubonese ibyaha byacu, twejeshe amaraso yamenye ku musaraba i Golgotha. Ukimara kutubabarira, tugahe karibu n'ikaze, ngwino utubere umuyobozi, ntabe ari twe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze kumvishe gusenga, icyubahiro ni icyawe, ubu n'iteka ryose, amen. Tugiye gukomeza turimbana indirimbo ya 46 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ungiye imbere Mana isumba byose, genda umunyantege nke, muri iyi si ko ndi umwimukira, ntagufite nagera he. Ungiye imbere, ungiye imbere, mbere ingabo inkingira, Yesu mbere ingabo inkingira, nta mundudubirize mu isoko y'amazi y'ubugingo, unyoboza umuriro n'igicu, mu nzira injyana mu ijuru. Mbere impamba, mbere impamba, ijya intunga mu nzira, ijya intunga ngana mu ijuru. Ningera ku nkombe ya rwa ruzi, uzame gutinyuka, amazi maremare y'urupfu nyambuke ngere mu ijuru. Nzaririmba, nzaririmba indirimbo zishimwe, indirimbo zigusingiza. Dukomeze dusoma n'ijambo ry'Imana, dusanga mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice 3, umurongo wa 1 kugera ku murongo wa 5. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakundana ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uyu mugoroba rero nifuje ko twaganirira ijambo, kubera ko mu by'ukuri turi mu bihe by'ubuhenebere, turi mu bihe bya nyuma, ibihe biteye ubwoba, ibihe birushya. Ni ukuri ibi byose ijambo ry'Imana ritubwiye niko bimeze koko. Imana yemeye ko tuganira rino jambo, kandi buriya haba hari impamvu.
ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaba hari ibihe birushya. Ni ukuri ibihe turimo biraruhije, ibihe turimo biragoye, ariko Imana itugirire neza. Kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona. Ni ukuri muri iyi minsi ikibazo kiriho gikomeye ni ukuntu abantu bari kwikunda cyane, ntibite ku bandi, ntibarebe abandi, buri wese akirebaho. Kandi ni ukuri ijambo ry'Imana riravuga ngo ukunde Imana yawe n'umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose n'ubugingo bwawe bwose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ayo ni amategeko abiri Yesu yabwiye abafarisayo ubwo bamubazaga amategeko aruta ayandi kuremera cyangwa aruta ayandi. Ni ukuri Imana ibabwira ayo mategeko. Ubwo rero ugomba gukunda Imana, ugakunda na mugenzi wawe nk'uko wikunda, aho kugira ngo wirebeho gusa, ahubwo ukunde mugenzi wawe, kandi icyiza wumva wagirirwa nawe ukimugirire. Ngo bakunda impiya, ni ukuri muri iyi minsi abantu basigaye bakunda amafaranga cyane, aho usanga amafaranga barayarutishije abantu, ariko Imana itubabarire. Ngo birarira, ngo bibona. Ni ukuri abantu basigaye birarira, bishyira hejuru, ariko ni ukuri Imana itugirire neza kandi tubabarire. Batukana, batumvira ababyeyi babo. Ni ukuri abana ntibacyumvira ababyeyi babo, basigaye basuzugura ababyeyi babo. Umwana akikorera ibyo abonye, ntashake kumvira ababyeyi, agasuzuguro. Ariko ni ukuri kandi ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo umwana yubahe se na nyina, kugira abana bubahe se ababyeyi babo, kugira ngo baramire mu gihugu Imana ibaha. Ni ukuri Imana idufashe kandi tugirire neza. Ngo badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana. Abantu basigaye babeshyera abandi, umuntu akaba yabeshyera mugenzi we kandi abizi neza ko ibyo ari kuvuga atari byo. Imana itubabarire, turinde kubeshyera abandi. Ngo bagira urugomo. Urugomo muri iyi minsi rwabaye ikintu cyasakaye, abantu basigaye bagirira abandi urugomo, turabibona impande n'impande, ariko Imana idufashe kandi tubabarire. Ngo badakunda ibyiza, abantu ntibagikunda ibyiza, ahubwo bibera mu bibi, ariko Imana idufashe kandi duhindure. Ngo bagambana, ngo kandi ngo bigira ibyigenge. Ni ukuri abantu basigaye bagambanira abandi, tujya tubibona impande n'impande. Ibi bintu biriho, ntago ibi byanditswe. Ni ukuri Imana yararebye kure, ibona ko mu minsi turimo bizaba biriho. Ngo ibyigenge, ni ukuri aho umwuka wera utari, abantu bigira ibyigenge, ariko dusabe Imana iduhe umwuka wera kugira ngo atubere umuyobozi, ngo tureke kwigira ibyigenge. Ngo bikakaza, ni ukuri abantu basigaye bikakaza, bakishyira hejuru, ariko Imana itubabarire. Ni ukuri nabasomeye inkuru y'ukuntu Yona yagiye kuburira abantu b'i Ninive. Ni ukuri umwami waho arangije yumvishe ko Imana ishaka kubarimbura, aca bugufi ava ku ntebe ye, yambara ibigunira, yicara mu ivu, arangije asaba Imana imbabazi. Imana iramubabarira, kandi ntabwo yarebye ku cyubahiro, ntabwo yarebye ku bo ayoboye, ntabwo yarebye ku byo atunze. Yaciye bugufi, n'abantu bo mu gihugu cye n'amatungo yo mu gihugu bose baca bugufi, Imana irabababarira. Nawe rero uyu mugoroba ndakubwira ngo niba hari aho wumvishe utsinzwe, uce bugufi, utitaye ku cyubahiro ufite, utitaye ku byo ufite, utitaye ku byo utunze, utitaye ku bo mubana n'abo mugendana. Ni umuntu ku giti cye, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo babiri bazaba bari mu murima, ngo umwe ajyanwe undi asigare. Ni ukuri Imana itubabarire kandi duce bugufi. Ni ukuri Imana iratubabarira. Wireba ku kintu icyo ari cyo cyose, ahubwo ca bugufi, Imana iteze amaboko ngo ikubabarire. Ngo bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Ni ukuri abantu muri iyi minsi barahuze, bari mu bibanezeza, ariko ni ukuri twibuke Nowa
ubwo yaburiraga abo mu gihugu cye ababwira ko hagiye kuzaba ibyago, abantu bari bari mu byo kwinezeza, barinezeza baburiye imyaka 150 ariko ntibumva, barinda aho barimbuka baranze kumva. Ariko uyu mugoroba ndarangurura n'ijwi babwira ngo nimusubiremo murebe aho mutari kugenda neza, nanjye nisuzume ubundi duce bugufi. Imana iratubabarira, Imana iratugirira neza, Imana iteze amaboko ngo ibabarire umuntu wese, ngo bafite ishusho yo kwera ngo ariko bahakana imbaraga zako. Ni ukuri muri iyi minsi abantu bari kuvuga Imana ku munwa ariko mu mutima atari ko bimeze, kuko nasomye muri Tito igice cya mbere umurongo wa 16 aravuga ngo bavuga ko bazi Imana ngo ariko ngo ibyo bakora bikayihakana. Ni ukuri ngo imirimo yabo ikabihakana. Ni ukuri nimureke two kuvuga Imana ku munwa, ahubwo tuyivuge no mu mutima irimo, kandi two kugaragara inyuma nk'abazi Imana kandi imbere harimo ibibi. Imana itubabarire kandi tugirire neza. Ni ukuri uyu mugoroba buri wese arebe aho atakoze ibitunganye, arebe aho atagenze neza, ace bugufi. Aho uherereye hose ca bugufi, wireba ku cyubahiro. Ni ukuri iyi minsi turimo ni mibi kandi ngo ni igihe gito. Ni ukuri emera uce bugufi usaba Imana imbabazi, irakubabarira kuko Imana ntago yaziye abakiranutsi, ahubwo yaziye abanyabyaha. Niyo mpamvu rero nuwumva ari aho utsinzwe uce bugufi usaba Imana imbabazi, Imana irakubabarira. Imana rero tugirire neza, buri wese niyisuzume, nanjye nisuzume, duce bugufi. Imana iradukunda, Imana ni nziza kandi iteze amaboko ngo ibabarire umuntu wese. Ni ukuri uyu mugoroba ni wo wawe, wivuga ngo nzihana ejo, wivuga ngo nzihana ngo mu kwezi gutaha, wivuga ngo nzihana haciye imyaka, kubera ko uyu munsi watungurwa kuko ntawe uzi umunsi n'igihe, kandi ijambo ry'Imana ratubwira ngo muhore mwiteguye kuko mutazi umunsi n'igihe. Ni ukuri uyu munsi ni wawe, uyu mugoroba ni we wawe, emera uce bugufi, Imana irakubabarira. Reka dusenge dusaba Imana imbabazi ndetse tuyisabe n'imbaraga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe, dushimye ko wabanye natwe ukaturinda, tugushimiye kubwira ijambo. Mwami turatsinzwe, Mwami Imana turakwinginze kugira ngo tweze udutunganye, tweze utuboneze, eza ababyeyi, eza abagabo, eza abakobwa, eza abasore, eza abana bato, mu izina rya Yesu Kristo. Dukureho umugayo uwo ari wo wose, tubabarire nyakubahwa Imana, kandi n'abankurikiye uri buce bugufi, uri bwumva atsinzwe agaca bugufi, Mana ndakwinginze umubabarire. Ukimara kutubabarira Mwami turakwinginze kugira ngo duhe imbaraga, turwanye ikibi n'igisa nacyo. Mwami tugendere mu buntu bwawe kandi uduhe gukorera Mwami Imana tutitotomba, uduhe kugukorera tutabivanga, ahubwo Mwami Imana tubere umuyobozi muri byose. Dusengeye abarwayi, Mana bakize, bakozeho ikiganza cyawe gikiza mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese urwaye Mwami mukize Mwami Imana, kubera ko roho nzima itura mu mubiri muzima. Ndakwinginze ngo ubikorere kwiyubahisha. Data wa twese uri mu ijuru, dusengeye umurimo wawe, gabanya abarimbuka wongera abakizwa, ongera usuku ubyutse mu itorero. Kandi Mwami Imana abatarakumenya baye kukumenya, batarakwakira nk'umwami n'umukiza nabo baye kukwakira Mwami Imana. Kandi utanga amahoro yo mu mutima ku bantu bihebye, ku bantu bafite intimba n'agahinda, ku bantu babona byabayobeye. Mwami Imana utanga amahoro yo mu mutima, kubera ko nta handi aturuka ni kuri wowe Mwami. Data mwiza rero turindira ubugingo, kubera ko aribwo buzakubona. Burinde cyane mu izina rya Yesu.
Yesu. Mwami Imana rero twagure mu buryo bw'umwuka mu izina rya Yesu Kristo, kandi dukoreshe iby'ubutwari. Data mwiza rero navuga byinshi, ariko ukanuze we ntutuze. Mwuka wera naherekeza iri jambo rikora icyo wagambiriye. Urakoze kumvishe gusenga, kandi urakoze ko ari icyo uremye, urakoze ko ari icyo ukoze uyu mugoroba. Icyubahiro ni icyawe ubu n'iteka ryose. Amen.